Imyaka 9. Ubwo ni imyaka 9. Yego. Yavutse ananiwe. Yego. Ajya mu byuma kuko yavutse atabasha kurira no konka. Nta na kimwe yarashoboye. Mbere na mbere se reka twiganirire. Uvuka inaha? Nubundi mvukira mu karere ka Bugesera ariko ntago ari naha ku Rwero. Ntago ari naha ku Rwero. Yego. Okay. Hanyuma yenda mu buryo bwa cyangwa se mu buzima bwa buri munsi hari igihe umuntu avuga ati umukobwa n'umuhungu cyangwa se bagashakana akavuga ati nge sinzashaka umukobwa duturanye cyangwa se twavukiye rimwe cyangwa se muri quartier. Yego. Wewe washatswe sheri wawe yabaga inaha cyangwa yubatse inaha avuka inaha? Nawe yaje ari umwimukira uturutse ahandi ariko yari yubatse inaha. Yari yubatse inaha. Yego. Abantu bashobora kwibaza ngo turi kuganira kubera iki cyangwa se kuyihe mpamvu yatumye tuganira. Warambwiye ko ufite umwana ufite ubumuga. Ushaka kuvuga ngo ushaka kuzukanurira ubuvugizi kuko nabuze ubushobozi bwo kugira ngo yivuze abashe kuba yakira. Urongera urambwira ati kandi umugabo wanjye arafunze ntago mfite ubushobozi bwo kuba nakwita ku bana nk'uko umugabo yabansigiye. Mbere na mbere yenda hari inkuru naje kumva yanatumye yenda umugabo wawe anagenda anafungwa. Nagira ngo utubwire muri make uko byagenze. Nkuko babivuga kuko nibyo. Nje nta gihamya mbifitiye bitewe nuko yari yagiye ku mugoroba ari mu gasatere. Tubwire byatangiye gute intangiriro yabyo. Ubundi umugabo wafunze gute? Intangiriro yabyo yenda kugira ngo tunamenye iyo story y'ukuntu byabaye. Papa w'abana yagiye nimugoroba agiye kuri satere nkuko bisanzwe muri quartier. Ubwo rero yaje gutaha nijoro. Ubwo ageze mu rugo araryama nyuma byanatinze. Nagiye kumva numva umuntu warayironda umwe muri bo. Yaje kushinzwe umutekano kuko duturanye. Ubwo yarahageze we yamuhamagaye numva. Hari ngasanga hagenda. Yabyutse ngasanga hagenda yenda aguta mu buriri. Hari mu masaa we agenda yagiye nimugoroba ariko icyo gihe bamujyanye mu masaa 8 zishyira saa 9 z'ijoro. Yego. Ngira ngo muri kubona umubyeyi ngiye kuganira nawe aratangira twibwira kugira ngo tuze gukurikira inkuru cyangwa se ubuhamya agiye kuba yatugezaho kugira ngo ibintu bize kugenda neza cyane. Mama tuguhaye ikaze mu kiganiro. Murakoze. Batangira bibwira abantu badukurikiye. Nitwa niyo mufasha Dativa. Yego. Ntuye mu mudugudu wa Gakindo. Akagari ni aka Kintambwe. Umurenge ni uwa Rwero. Umurenge ni uwa Rwero. Yego. Hanyuma ufite abana bangahe ku bantu bagenda badukurikiye kugira ngo baze kumenya n'uwo turi kuganira kuko niba ari umubyeyi? Mfite abana 2. Ufite abana 2? Yego. Bariga? Umukuru ntabwo yiga kuko afite ubumuga. Umutoya niwe wiga. Umutoya niwe wiga. Yego. Ubwo bivuze ngo uracyabana n'umufasha wawe? Oya ntago turi kumwe ndi njyenyine n'abana. Uri wenyine n'abana. Umufasha se yagiye? Papa wabo arafunze. Arafunze. Hanyuma rero ndagira ngo twinjire mu buhamya bwawe. Mfite umwana ufite ubumuga. Ni umwana w'umukobwa wavutse 2017. Yego. Ubwo nuko uvuga ngo afite imyaka 9. Ubwo ni imyaka 9. Yego. Yavutse ananiwe. Yego. Ajya mu byuma kuko yavutse atabasha kurira no konka. Nta na kimwe yarashoboye. Mbere na mbere se reka twiganirire. Uvuka inaha? Nubundi mvukira mu karere ka Bugesera ariko ntago ari naha ku Rwero. Ntago ari naha ku Rwero. Yego. Okay. Hanyuma yenda mu buryo bwa cyangwa se mu buzima bwa buri munsi
hari igihe umuntu avuga ati umukobwa n'umuhungu cyangwa se bagashakana akavuga ati njye sinzashaka umukobwa duturanye cyangwa se twavukiye rimwe cyangwa se muri karitsiye. wowe washatswe sheri wawe yabaga inaha cyangwa yubatse inaha avuka inaha? nawe yaje ari umwe mu kera uturutse ahandi ariko yari yubatse inaha. Yego. abantu bashobora kwibaza ngo turi kuganira kubera iki cyangwa se ku yihe mpamvu yatumye tuganira. warambwiye ko ufite umwana ufite ubumuga, ushaka kuvuga ngo ushaka kuzukamurira ubuvugizi kuko nabuze ubushobozi bwo kugira ngo yivuze abashe kuba yakira. urongera urambwira ati kandi umugabo wanjye arafunze, ntago mfite ubushobozi bwo kuba nakwita ku bana nk'uko umugabo yabansigiye. mbere na mbere yenda hari inkuru naje kumva yanatumye yenda umugabo wawe anagenda anafungwa, ndagira ngo utubwire muri make ko byagenze uko babivuga kuko nibyo. njye nta gihamya mbifitiye bitewe n'uko yari yagiye ku mugoroba ari mu gasatere. tubwire byatangiye gute intangiriro yabyo, ubundi umugabo wawe afunze gute, intangiriro yabyo yenda kugira ngo tunamenye iyo story y'ukuntu byabaye. papa w'abana yagiye nimugoroba agiye kuri satere nk'uko bisanzwe muri karitsiye. ubwo rero yaje gutaha nijoro, ubwo ageze mu rugo araryama nyuma byanatinze nagiye kumva numva waraye irondo umwe muri bo yaje gushinzwe umutekano kuko duturanye. ubwo yarahageze we yamuhamagaye numva hari ngasanga hagenda, yabyutse ngasanga hagenda yenda aguta mu buriri. hari mu masaa we agenda yagiye nimugoroba, ariko icyo gihe bamujyanye mu masaa 8 zishyira saa 9 z'ijoro. Yego. byatangiye gute rero? ubwo nyine yagiye ku gasatere nk'uko bisanzwe arataha. buretse gato uri guca muri story rwose. ni ukuvuga ngo wowe waratetse ibiryo birashya. Yego. ugaburira abana n'umugabo uramugaburira. ubwo byahiye adahari. ibiryo byahiye adahari. Yego. we yagiye. kuko hari umuntu basaga naho bari bafitanye ikibazo bo bari bagiye gukemura. nka kumwe abantu bamara gukemura ibibazo barimo bati tugiye gushaka ubushara bwo kunywa. nubwo buryo yagiyemo. kwa kundi mukemura ikibazo byarangira uvuga ati tugiye gushaka akantu ko kwiyunga dusangire. Yego. nubwo buryo yagiyemo. ubwo rero byaje gutinda, mbonye byahiye ataraza abana ndabagaburira. nanjye ndaryama. uramutegereza. aho yaziye yaraje arakaraba ararya araryama. ubwo mu ijoro mo hagati nibwo nagiye kumva numva umuntu waraye irondo ahamagaye kwa mutekano. ubwo abahamagaye mutekano yarabyutse aza gukomanga. arambaza ati se arahari? ndamubwira ntarahari. arakubaza ngo uwo mu rugo arahari? Yego. namusubije ko ahari. Yego. ubwo rero arambwira ati mubwire yuko mudugudu adushaka kuko we yari polisingi umugabo wa hano. Yego. ati mudugudu aradushaka duhurira hano baraye irondo. ubwo we yabyutse agenda muri ubwo buryo. nyuma niho nagiye kumva numva aragarutse arakomanga arambwira ngo nimbyuke nkinge kuko agenda ngewe yagiye kuko numvaga n'ubundi naramubwiye ngo nakingira inyuma nta kibazo ndi kumva. agaruka arambwira ngo ni inkinge. ndamubaza ati se kumbwiye ngo nkinge bimeze gute? yarambwiye ngo ni inkinge icyo bamujyaniye kirakomeye. bakujyaniye iki? bivuze ngo yagiye mu kazi. we ushinzwe umutekano yaje kumureba bavuye ubwo yari yakarabye yanariye yanaryamye kuko ushinzwe umutekano yaje we yanasinziriye. Yego. ubwo rero namubajije icyo bamujyaniye arambwira ngo bari kuvuga ngo nafashe umwana wo kwa mudira. ndamubaza nti se mwahuriye? yaranshubije ngo ntago abizi. gutyo gusa? Yego. ubwo narabyutse ndakinga kuko bo bahise bagenda.
ubwo rero mu gitondo narabyutse kuko hari igihe cy'ihinga nabyutse njya guhinga mvuga nti wenda ibintu biraza kurangira kuko nabonaga numvaga ko wenda biri burangire ari ibintu byoroshye agataha akagaruka njye nagiye guhinga ngarutse mbajije abaturanyi numva ni ibintu byakomeye banamujyanye wumva ni ibintu byakomeye wumva wanamutwaye yego uwo mwana bavuga ko avuga ko ashinjwa viyore yari afite imyaka ingahe? ni hagati y'imyaka nka 18 na 15 18 15 icyo gihe ariko kuko nabashije abantu bakambwira ko ngo yashingiwe ubu ngubu ngo yashatse urugo yarashatse aranabyaye yego yabyaye umwana w'uwo mugabo se oya uwo yashatse yabyaye umugabo w'uwo yashatse yego nese koko baramupimye basanga koko ari ibyo nje kuko ntabo undi kuko we yarafunze nge sinari kubona uko mubaza ese ni wakurikiranye niba koko idosiye niba byarakunze koko niba yaramuteye inda cyangwa se akamufata ku ngufu niba koko yaramufashe ku ngufu nyine byavuzwe ko yamufashe kuko ngo bagiye kumupima basa ibipimo biza bigaragaza ko ari byo yego umugabo wese baramupimye icyo kuba bapima abagabo ntago nkizi nawe ntago bitewe nuko nanjye nabyumvise nkumva ntabashije kubyakira ntubisobanukirwe ntago nigeze namubaza nimba we ibyo bipimo baba barabimufasha hashize igihe kingana iki bamutwaye cyangwa se afunze hari ku itariki 26 bucyari na 7 z'ukwezi kwa kabiri 2020 hari na 3 yego bivuze ngo amazemo imyaka 3 yego yaraburanye se baramukatiye byagenze gute yaraburanye aranakatiye akatiye ingahe 15 okay akundi rero kumeze wihangane ubuzima bumeze gute rero mu rugo nyuma y'uko umugabo wawe bamufunze ashinjwa viyore cyangwa se ashinjwa gufata umwana ku ngufu ubuzima buragoye bitewe nuko kuba uri mu rugo wenyine hari inshingano ziba zireba abantu ariko iyo umuntu ari umwe biba bigoye noneho kubera ko mfite nyine n'uwo mwana ufite ubumuga biba ari umwihariko yego kuko hari ibyo akenera ntabasha kubonera ubushobozi yego ni umwana urya bigoye ntabwo mbega ntabasha guhekenya nubwo afite amenyo abashaka ibiryo byoroshye yego tuganire ndagira ngo tuganire kandi ubohoke umbwire unganirize umugabo wawe mbere yuko yenda ibi ashinjwa viyore cyangwa se ashinjwa gufata umwana ku ngufu utujuje imyaka sibyo yego mbere yuko yenda ibyo bintu abikora nta zindi ngeso wari usanzwe umuziho yenda nko kuba yanywa agasinda kuko nabajije abaturanyi barambwira ngo yaciye ngo mu idirishya ngo yaciye idirishya ngasangamo uwo mwana amufata ku ngufu yego ese koko we nta makuru wigeze wishakira ku giti cyawe ku ruhande ngo ubikurikirane ubyumve cyangwa se ubimenye nge bitewe nuko nari mbyumvise nge ubundi ako kanya nabaye nk'ubifata nk'aho ari ibintu biri buze guhita birangira ndagenda nabikurikiranye nyuma kuko aho bavugaga ko yanyuze kuko hari hageze abantu benshi ntago nari kuhagera ngo menye ngo hanyuze runaka ntago wigeze ubikurikirana ngo umenye ibyo ari byo nahageze hamaze gucya hageze sanga hageze abantu benshi ntago nari kuvuga ngo byibuze se uyu muntu yaturutse ahajya kuko naha hafi ahangaha ubundi ni kuri iyi nzu yaha ni hano hepfo hano ahangaha bivuze ngo mwari munaturanye ni umuturanyi okay nta zindi ngeso wari uzi ku mugabo wawe yenda ku buryo ushobora kuvuga ngo yarabeshyewe ibintu nk'ibyo ibyo ndumva ubundi sinzi hari njya nkunda gukoresha ijambo ryo kuvuga ngo umuntu ni mugari umuntu ni mugari yego njye nshobora kuba numva nakora ikintu cyangwa se ngikora ariko ntashaka yuko weho turi kumwe wenda wabimenye yego ubwo rero njye ibyo ntabyo narinzi gusa wenda no kunywa ntago yarasanzwe anywa bya cyane hari n'igihe yari gombaga kuba yamara n'ukwezi atagiye ku kabari kubera adafite amafaranga cyangwa se kubera ko atabishaka
sinavuga ngo icyabimuteraga ni iki, ariko si uko atari kuba yabura amafaranga, kuko umuntu ufite na 300 iyo ashaka kunywa agera ku kabari. 300 uzagura iki? Kuri ubu ngubu 300 hari ikintu agura? Mbere hari imbere usibye ko hari inzoga zaciwe, ariko hari nimba ngari imitobe ntago mbizi nk'agapipiri kaguraga 300. Yego. Twigarukire rero ku kibazo cy'umwana. Hari nk'umugabo wavuze ko umwana wafite ikibazo cy'ubumuga. Hari umugabo mu rugo ushobora kubona byaye umwana ufite ubumuga. Yego. Bikaba nkaho nyine mu mutwe we bimera nkaho bimucanga, ukamera baye nk'umusazi, ukabona nyine mu mutwe birivanze. Yego. Ibyo bibazo byaba byaratumye yenda, ntabwo ibyo bibazo byaba byarigeze bituma umugabo yenda bimuvanga mu mutwe kugira ngo bize no kumuvariramo intandaro yo kugira ngo ibyo byose bibi? Oya, bitewe nuko ntago yigeze agira ikibazo nk'icyo. We twafatanyije kuvuza umwana kuva akivuka. Yego. Ariko kubera ubushobozi bwaranze turarekera. Nyine hari igihe byageraga bigasa nkaho asa naho ashatse kuntererana. Yego. Ariko ukabona yuko kuntererana atari ukuvuga yuko hari iki, atari ukuvuga ngo nimba hari icyo mbonye reka njye hariya. Wekeretse rimwe na rimwe nko kuvuga ngo n'ubundi se ubushobozi bwo mu rugo bwabuze, none njyewe ubwo mbonye reka mbujyane ku kabari. Oya, ntago yabikoraga. ntago yabikoraga. Hanyuma rero nyuma y'uko agiye ubuzima bumeze bute mu rugo, umwana kwivuza kuko nabonye agendera mu kagare, ubundi buze no kuza kwereka abantu uko umwana ameze. Umwana abaho gute, abaho gute mu buzima bwa buri munsi nyine mu rugo, kurya byose nyine mu buryo bwo kujya kwa muganga, abayeho gute? Biragoye. Gute rero? Kuko ukuntu bigoye ni wa mwana arya ari uko nabonye umuceri, igitoki, n'ibirayi. Yego. Usibye nko kuba navuga ngo ni ugushakira imboga n'injanga no gushaka imbuto. Yego. Ariko ubundi ni mu biryo n'ibyo bintarya, no kubona igikoma gihoraho. Ni ukuvuga ngo mbasabwa kuba ndi umuntu uhora ufite ifu mu rugo. Yego, itabura. N'umwana ikintu abasha gukora no kunywa, kurya ni igikoma. Byose ni ukuvuga ngo nubwo ari mukuru, serivisi zose arazikorerwa. Serivisi zose arazikorerwa, kumugaburira kurya no kumutamika no kunywa n'igikoma ndacyakoresha ikiyiko. Yego. Igikoma aracyakoresha ikiyiko? Ndacyakoresha ikiyiko bitewe nuko ntago ushyiramo ngo bigende bihita byigarukira. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo kigarutse ku munwa ndongera ngafata ikiyiko nkagisubizayo. Kagisubizayo. Yego, ni ukwinginga ubundi. Ntago abasha kumira. Oya. Nk'iyashonje bigenda gute kugira ngo yenda abashe kuba yavuga ngo ndashonje, aguhamagare ko ashonje? Ntabwo ashobora kuvuga. Uretse kuba njyewe nzi ngo yari izi saha akeneye kongera kurya. Gusa kuvuga ko iwe nanone yashonje ni ukuvuga ngo ararira. Niko kuvuga kwe. Ararira. Niho mpita mvuga ngo kuko ni umwana utarushya mu bundi buzima. Ubwo iyo arize mba nzi ko ashonje, iyo arize adashonje mba nzi ko yarwaye. Kuko we ntaba ashobora kumbwira ngo ndumva hahandye. Mbibwirwa nuko arize. Iyo arize gusa uhita umenya icyo agomba gukorerwa. Yenda mu buryo bwo kugira ngo yenda yihagarike, byo bigenda gute? Naho aryamye. Aho aryamye kubera ko atavuga. Sinzi wenda muri we nimba aba yumva nabishaka. Ahari wenda akashiduka yabitunganyije. Ntabwo yavuga ngo ndashaka kwihagarika cyangwa no kwituma. Ubwo aho aryamye naho niho abikorera. Yego. Hangane mu buryo yenda bwa buri munsi cyangwa se mu buzima busanzwe, hari nk'amazina abantu bakunda kwita abantu muri quartier. Ayo mazina yenda mu buryo bwo kugira ngo hano muri quartier nta muntu ujya uvuga ngo byagenze gutya, akaba yaza akakwitira abana ngo bimeze gutya. Amazina
amazina agiye atandukanye. Mm. Nta muntu ushobora kuza ngo ayite nk'abana bawe. usibye wenda nk'abana Mm. cyangwa se rimwe na rimwe niho nk'uko umuntu udafite umugabo uba usanga umuntu wo hirya amuvuga nimba njyewe nje nkahagararana nawe aricyo tuganira ugahita usanga byabaye ni ukuvuga ngo we nta kindi unshakaho kuko nibana. Byigeze byabaho ku buryo umuntu yavuga ngo runaka abana n'umugabo wanjye biteza ikibazo ku buryo bwagezeho bavuga yuko ngo nta kiba ngo n'uwo muntu ngo tuvugana nta kindi kiba kimuzanye nyine ari uburyo bw'uko ntafite umugabo. Umugore we yego umugore we atangira kujya avuga yuko ngo umwana wanjye ngo ari ikimuga. Kandi izo mvugo ntago akajya avuga ko umwana wari ikimuga. Yego kubera nyine ni ya mvugo nyandagazi. Ariko iyo mvugo ntago ikigezweho yuko umuntu bavuga yuko ari ikimuga. Ubundi tuzi neza ko umuntu iyo afite ingingo zidakora ni umuntu ufite ubumuga ntabwo ari ikimuga nta nubwo ari akamuga sinakajoriti. Yego nta nubwo ari kajisho n'utabona. Bakavuga ko wabyaye ikimuga. Yego ngo rero nanjye bikambabaza. Bivuze ngo umugore w'uwo mugabo muganira yego akaba ari we uvuga ngo wabyaye ikimuga. Abivugiye iki se kubera ko ushaka gutwara umugabo we? Ngo yego ariko n'ubundi ni umuturanyi. We yari asanzwe hagenda aravuga ati kuva ari ahantu ku muturanyi ahantu wasaba n'amazi ntabwo nahacika. Nk'ayo mazina wowe ku giti cyawe nk'iyo bavuze ngo wabyaye ikimuga sibyo ukabyumva ukumva ko ari nawe bari kuvuga icyo gihe ubifata gute? Kumva ko bari kugusesereza kandi nawe bitarabaye kubw'impamvu zawe? Ntago ari kubw'impamvu ariko iyo babivuze birambabaza pe ku mutima numva mbabaye. Yego uretse ko bugeraho no kuvuga nkumva ntago nshaka kuvuga kubera ko aba wumva ari nko guha amagambo rubanda ati yavuze atya bavuze gutya nawe avuga gutya. Yenda mu buryo bwo kugira ngo yenda umwana yivuze wavuze ko afite imyaka 9 hari abantu baba bakurikiye nk'ikiganiro bafite umutima wo gufasha cyangwa se kumva ko hari icyo yenda yagufasha byanga byakunda yaba 500 yaba 1000 hari ikintu bishobora kugufasha cyane ko uri no mu rugo wenyine umugabo yagiye ubushobozi nyine ni hatari. Ni iki yenda bakubwiye ko umwana ashobora gukira uramutse umuvuje? Bitewe nuko mubona buriya nubwo wamubonye ni ukuvuga ngo mubigaragarira amaso y'umuntu we umurebye wabona ariko ntabwo abona. Kwa muganga bambwiye ko byatewe n'ikibazo cy'ubwonko bw'inyuma aribwo bwangiritse. Yego ubwonko bw'inyuma aribwo bwangiritse. Yego bakubwira ko se byibura abonye ubuvugizi yakwivuza agakira byagenda gute? Ubuvugizi bwabonetse umwana wanjye namujyana kwa muganga bakamubaga kuko aho ari n'akagare nubwo nagahawe ni ukuvuga ngo ntabasha kukicaramo kuko ubwo ni ukuvuga ngo nimba aryamye ameze atya amaguru aha ku matako hafashe gutya hano kunda ubwo ni ukuvuga ngo amaboko n'amaguru biba bimeze uko. Bivuze ngo amaguru n'amaboko birafatanye? Yego byibuze bamubaze ku buryo nimba yarwaye nabasha kumujyana kwa muganga muhetse mu mugongo kuko kumushyiramo n'intambara ntafite umuntu umushyiramo ngo amutandukanye amaguru mbona uko mushyira mu mugongo ntago nashobora kumuheka. Ese utandukanyije n'amaguru n'amaboko ntababara? Arababara. Yego nkumva byibuze yabazwe amaguru akajya abasha kurambuka nkabona uko mushyira mu mugongo ntarinze kwiyambaza umuntu byanyorohera kuko iyo muhetse kubera kwa gutandukanya hahandi uko ameze yararyamye yiturije arababara ararira ubwo ni ukuvuga ngo nimba ntambutse bahita bamenya ngo runaka anyuza ariko babara arababara akarira ubwo atuza ari uko aryamye hamwe nta kimukomakoma. Tuvuge yenda uyu munsi wa none ushobora kuba ari nk'umuntu uri kureba ikiganiro akaza kuba batuye umubyeyi nshobora kugira ikintu umufasha uwo mwana akazajya niba koko we kwa muganga barakubwiye ko ashobora kwivuza agakira
bakuciye iki cyangwa se byagenze gute kugira ngo bakubwire ko umwana ashobora gukira? Bagusaba iki? Ubushobozi usabwa nangahe? Bigeze hehe ubushaka? rero njye ndumva ntavuga ngo ubushobozi nsabwa nangahe, bitewe n'uko nagiye kwa muganga banyohereza i Nyamata nkajya njya muri kine. Babanje kunyohereza Indera kuko yari afite ikibazo cyo kwikanga. Niyo yaba ari inyoni iguye ku ibati wagahita byumva akikanga akarira, ku buryo kumuhoza bigora. Banyohereje Indera mbura ubushobozi. Yego. Ako bambwira ko ngomba kujya Gatagara cyangwa Iririma. Ndibaza nti nimba nabuze itiki yambana ahangaha ikangeza Indera, nabona itiki imvana ahangaha ikangeza Gatagara nkabona ubushobozi bwo kumuvuza. Yego. Mpita numva ntago ubushobozi mfite ntago bubinyemerera. Yego. Ntiwigeze ujyayo? Bivuze ngo ni Gatagara bakoresheje, ntiwigeze ujyayo? Yego. N'Iririma bakoresheje, ntiwigeze ujyayo? Iyi ntago nagiyeyo kubera ubushobozi. Yego. Aka kanya uyu munsi wa none hari umuntu ukurikiye ikiganiro yumva ko hari ikintu yagufasha. Yagufasha gute? Mu buhe buryo? Yenda mu buryo bwo kugira ngo ufashe umwana umwe yiga mu kangahe usigaranye muzima? Murumuna we yiga mu wa mbere. Murumuna we yiga mu wa mbere. We ni muzima ariko we nta kibazo afite rwose. Okay, ni iyihe ufite nimero ya telefone ku buryo yenda umuntu ashobora kuguhamagara akagufasha agushaka? Iyi telefone ndayifite. Yivuge nta kibazo. MTN ni 079 34 11 21 5. Tigo nayo ni 07 2 8 5 Yego. 339 339. Hanyuma ibaruye kuyahe mazina? MTN yagize ikibazo ndeba uwibaruyeho ntibabinyereka kandi ninjye yari ibaruyeho. Ntago nzaho byapfiriye. Amazina yawe nyine ibaruyeho ntago bayerekana. Ntago bayerekana? Ese umuntu ashobora gukoresha amafaranga ukayabona? Hoya. Ntago yabona? Kandi mbere najyaga mbitsa nkabikura. Ese kutagiye kubikosoza? Bibaye vuba ariko nzajya kubikosoza. Ubwo umuntu agushaka yakubona gute? Yampamagaye kuri iyo telefone, kuri izo nimero ntanze. Ari ubufasha bwabonetse nge natanga iyihuta, ariko niyi nayikoresha bigakunda. Iyihe? Iyo MTN. Hanyuma rero kamubwiye ngo ukomeze wihangane, sibyo? Yego. Hari Imana izabicisha mu nzira nziza, umwana akaba wabona ubushobozi akivuza agakira. Tukazagaruka dugora ikiganiro umwana yarakize. Yego, murakoze. Reka ngushimire.